put it there and you are kind of in a catatonic state. Yeah. But then suddenly you find. Umva Inkuru afite imyaka 68 ariko acyafite itoto ry'abato. Yashakiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugabo nyakwigendera Professor Erixson Kabera yigishaga muri kaminuza za Amerika, akigisha ethnic studies udase n'indimi. Ongera wumve ibi ngibi. Ambasaderi Mukantabana is a co-founder and the former president of Friends of Rwanda Association, a non-profit American Relief Association created in the wake of 1994 genocide against Tutsi in Rwanda. Mu rwacu bati Ambasaderi Mukantabana numwe mu batangije umuryango Friends of Rwanda Association, umuryango wanabereye perezida. Uyu ni umuryango udaharanira inyungu washinzwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 uhurizamwe abanyarwanda n'abakunzi b'u Rwanda. Friends of Rwanda ba muri Amerika hagamijwe gutanga ubufasha no gushyigikira ibikorwa by'iterambere mu Rwanda. Imyaka 10 ayobora ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munyabigwi ni nyakubahwa dukunda Ambasaderi Mathilde Mukantabana. Munyemera ahubwo nanjye mbanze mvunyishe. Came in the center and they took the charge to be able to restore their dignity, to be able to be at a certain place where you are now. I'm sitting here listening to you and your enthusiasm about the country, and also your persona in presenting the information to us, and we're being educated. And I'm saying to myself, as you're talking, I said, now, I'm saying, this is a can-do woman, you. But what came to my mind is you present Rwanda as a can-do country. You know, something that is really happening in a very exciting and very positive way, huh? And I think even that can-do attitude you see in me, it's because I have really the wind beneath my wings. There was a time I didn't have that can-do attitude. Muraho nyakubahwa Ambasaderi. Nitwirakoze ndimweri buzagara iri mwumva n'ijwi rya diaspora rivugira mu byaro byo muri Leta Indiana aho dutuye. Ndi umwe mu bayoboke b'ingoma yanyu. Izina ryanyu niryubaho, ingoma yanyu yogera hose kandi ubwami bwanyu nabwo buzino. Ico mushaka gikorwa no munsi nkuko gikorwa mu ijuru ngiyo. Aka gafoto k'urwibutso ni aka Dallas Texas muri Rwanda Convention twaje kumva impanuro zanyu. Mbere yuko njijishwa nkajijwa n'ibyiza inkoranyambaga mbanze mbakeze. Nsoza ubutumwa na tumwe kwa diaspora biganjemo abumutima bantoranyije ngo nze mbashimire umurava mukorana ibikorwa byanyu. Tubashimira ko muri ndashigirwa kandi uretse mukakirenga abarengera u Rwanda. Nyakwa Madame First Lady muza mu imbere mu bagore tureberaho n'amahanga agenda akagira ati u Rwanda rwa Kagame umugore wawe ijambo. Umugore wacu yafunguriwe amarembo, umugore wacu aduhesha ishema n'ibihembo. Umugore sogoza inyuma mu gikara ahubwo yashizwe imbere ku isonga ku ruhembe rw'imbere ku rugamba warayoboye aduhesha n'imidari. Reka mbasubize inyuma ho gato. Inkuru yacu reka tuyihere ku kantu gatangaje benshi bashobora kuba batazi. Turi saa 6:54 z'amanywa mu Kadomo. Turi ku itariki 29 mu kwezi kera kwaze gutemba mata n'ubuki mu Rwanda ukwezi kwa mata 2026. Unyakubahwa yasimbukiye ku rukuta rwe rwa Twitter nako X no kwica gashinga kabandi nuko akuza umutima we gasesekara ku munwa nuko akoze ba muri wino adusangiza amaranga mutima ye agira ati honored to represent the diplomatic corps as acting dean at the ceremonies welcoming King Charles and Queen Camilla at the White House and on Capitol Hill during the state visit to the United States. Kwavuga icyongereza kigufi gisemuye mu Rwama rwa Gasabo yaragize ati nejejwe no guhagararira diplomate nk'umuyobozi wawe w'agateganyo acting dean mu birori byo kwakira umwami Charles n'umwamikazi Camilla muri White House no ku ngoro y'inteko nshinga amategeko ya Amerika Capitol Hill mu ruzinduko rwabo rw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru itangajemo nuko Ambasaderi Mukantabana aheruka gutorerwa kuba acting dean kwa tumva indimi z'amahanga siko bivuse muri Gifaransa agasubikamo icyo atatumwe cyangwa akirengagiza iby'ingenzi. Acting dean ubundi ni umuyobozi w'agateganyo wa diplomate ba Afurika bagarariye ibihugu byabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu zamona akenshi mu birori hafi ya byose bikomeye muri Amerika abaduhagarara neza kandi twese n'abanyarucari bose kugeza no kuri Pastor Korode. Hari indi nkuru itangaje kuri we ariko yituruka ibukuru turegera agashingura cumu maze twisorezeho.
uyu mubyeyi w'abana batatu Ambasaderi Mathilde Mukantabana ni mwiza uretse kuba agaragara nk'uri sere cyane ni ambasaderi umaze imyaka itari mike mu nshingano adasimburwamo. Ambasade itaraguka kera anahagarara ibihugu bya Mexique, Brazil na Argentine. Bamwe bamwita ko ari ambasaderi w'ibihe byose muri ambasaderi u Rwanda rwarigeze kugira ntibiri gukeka kandi aricyo tubere hano. Nibyo rwose warebye neza nawe uretse kuba asa n'abarimu yanabaye mwarimu imyaka irenga 10 yigisha icyitwa amateka. Numwe mvuga ibitekerezo byabo ndetse akabyubahirwa. Ejo bundi hambere 25 igeze kuvuga ko u Rwanda rukorana na 23 gusa arabisobanura. Inkuru y'itamatsiko menshi turibarisha inyuguti zitandukanye tumenye ngo uyu mubyeyi w'imboneka hamwe kandi w'imboneka rimwe bitebye yavukiye Rwanda ikamaze imyaka irenga 40 muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. None byagusaba iki ngo uwe muri systeme y'Inyarugenge imyaka 13 udasimburwa? Byagusaba kuba ubikora neza. None si ubikora neza ntibakwimura ngo unabikore ahandi naho hatera imbere. Abantu batuye muri Amerika twatubihamya ko Mathilde nta kosa niri agira. Kuva 2013 systeme y'ubwa ambasaderi ntayivanwa mu bisaba tekinike zityaye gute ngo bakubureho ikosa. Yaba ambasaderi w'umuhanga wabayeho kandi utajya simbuzwa. Turibuka wa muyobozi wa motari bavuga ko imodoka RBA yarayoboye yangonga lisansi yegera 40 na ruturo asimwe. Erixson Kabera yabuze uko yamugeretamo kumwohereza uyu mubyeyi ngo arebe ko yakwiga ngo anakosoke. Nibyo ubyumvise neza. Ruturo asimwe no wungirije Mathilde Mukantabana ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Uyu mubyeyi niwe wigeze kuri koroza avuga ko u Rwanda rujyana imikoranire iziguye na mama 23 twari twabikomorejo haruguru. Ariko asa amakuru ya mutari ahubwo muri statement ya inteko ya Amerika dore uko yamoni inyuguti ze ati for this reason Rwanda does engage in security coordination with IFC M23. I state this clearly to be trust through transparency. Yagize ku musozo atanga umurongo ati however we also want to make clear that Rwanda does not seek to determine political outcomes within the DRC, nor does it endorse armed movements as a substitute for inclusive governance. Our actions are narrowly focused on protecting the people of Rwanda by preventing cross-border genocidal threats. Magambo abiri nako mu magambo make ati ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana yemeye inteko nshinga amategeko ya Amerika ko u Rwanda rufitanye ubufatanye mu by'umutekano ibyo yise security coordination n'ihuriro rya FCM 23. Mukantabana yavuze ko u Rwanda rutangaje imikoranire ku mugaragaro kugira ngo rwake icyizere binyuze mu muco transparency. Angaha twatinde nyabuna. Ahubwo ambasaderi Mathilde Mukantabana n'imyaka 68 ko yavutse cyamagana 58 n'ubu diplomate umwarimu wa kaminuza n'imirimo nyamahoro mu Rwanda ubakora nk'ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika kuva muri Nyakanga 2013 aho twagasurinye twikomereza ahubwo tukanoze neza burya hagarira u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika na Mexique yakira igikombe cy'isi nayo ndetse na mbere akaba yaranabifatanyaga na Brazil udasize na Argentine. Ariko ubu igihugu ca Brazil cyo cabonye ambasaderi kuva 2023 ariwe Manzi Ronzi arakomeye cyane kuko nk'ubwo icyusumbura kuri ibyo niwe mukuru wa diplomate ba Afrika bose bakorera i Washington DC, Dean of African Diplomatic Corps. Sinzi niba utamukomeye amashi ndi mwizubere u Rwanda kuko azi n'ikinyarwanda wirengagije ko amaze imyaka 40 aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntushidikanye ko mbere ko ambasaderi yari amaze imyaka isaga 20 ari professeur w'amateka muri Costumes River College muri California. Ikintu cyitwa histoire we nta kiguraguza nk'abansanzabera bayahimba oya yize geography na history ibintu bijyanye byacane va kuri bansanzabera bagira naho bashushanya amasura y'abami nkajyango mijana buri anibyo bababibonye nta wamenye. Uyu Mathilde nyuma yo kura ababyeyi n'abavandimwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 n'umwe mu bashize imbaraga mu bikorwa byo komora ibikomere n'ubwiyunge. Ari wese yaragize uruhare rukomeye mu gutangiza ishami rya mbere ry'imiyoro myiza y'abaturage social work muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abasigwe ruhero na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Ibyo ni ibintu afite masters turaza kwibona neza mu kanya. Abizi butarya na kibutare ndabasuje cyane, ababarijwe mu magroupe afasha muri izo nzira nabo ndabakengurukiye. None umuryango Fora turawuzi cyangwa Mathilde numwe mu bawushinze. Uyu ukaba umuryango utegamiye kuri leta witwa Friends of Rwanda Association. Fora association inshuti z'u Rwanda abajya basoreze Kagame nawe akabasura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo baje mu Rwanda na Mathilde abahari cyane rwose urabyumva. Fora ufasha mu kwiga no kubika amateka ndetse n'iterambere ry'abaturage mu Rwanda. Nukuri uzakora ibintu kandi birenze. None Mathilde n'umukawe ahubwo bite yarashatse twayibonye si nk'abandi banyapolitike b'inyarugenge bahisha bakanahisha amazina abagabo babo.
nibyo cyane kuko wagutuma bya nyabyo yagusaba gushaka umugabo cyangwa umwana urize mushiki wabo. Reka da siwe gusa ahubwo cakora andi makuru yoranda makuru cyangwa ivode makuru baba bari kuri discipline na briefing zikomeye cyane. Niba ari ukubarinda, niba ari ubwoba, igisubizo nibo bakiduha, sino batugenzaga byihariye. Katwikomereze ku muryango Ambasaderi Mathilde Mukantabana. Ni byiza kwanza umugayo kuko abana ni imbuto zabezeho. Umugabo Ambasaderi Mathilde Mukantabana ni nyakwigendera Professeur Alexandre Kimenyi. Ako kuba ari professeur niko ka cyane kuko Professeur Kimenyi yenaribonye akaba n'umwarimu ukomeye w'indimi linguistics cyangwa se ikeshamvugo gusemura bijya binagorana akamaskovia wasize umukane. Uyu mugabo we Alexandre kandi yigishaga amasomo y'amoko nkomoko ethnic studies akarenzaho umugereka w'indimi za Afrika muri California State University Sacramento. Mbese akagurisha Afrika ku bazungu. Ikindi kandi kiza cy'umugabo wa Mathilde nuko ari imirimbanyi ikomeye uburenganzira bwa muntu n'ibihereho y'abanyarwanda. Professeur Kimenyi yitabye Imana muri Kamena 2010 mbere gato uko Mathilde ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Abana babyaranye ni batatu aribo Gitego Shema Ndahiro Bazibya. Ubwo abo turumva ko ari abahungu banabyana umukobwa witwa Saro Kanyambo. Inkwakuzi nababwira iki amateka asharira ahubwo nahanga Ambasaderi Mukantabana akomoka mu muryango wa Rutuyi Butare mu cyahoze Arastirida. Ubwo bari barashizwe mu Batutsi. Reka tujye tuvuga uko byitwa kuko nta muntu cyangwa umututsi ugira ibara uretse kubigirwa n'injiji zayobozaga urwango n'amashari. Twese turi abanyarwanda mbere na mbere turi abantu katwikomereze. Ese yari umuyobozi w'ishuri rya primaire school principal akagira n'umurima w'ikawa muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. Umuryango wawe n'isanganya rikomeye ababyeyi bombi bashikiwe batatu basaze babiri ndetse n'izindi nshuti n'abavandimwe ba hafi bishwe bose. Nubona tuje rero ujye umenya ko aba yicara ibikomene n'ubutwari ntageranywa. Reka dukomoze ku mashuri ye. Ambasaderi Mathilde yatangiye kwiga amashuri abanza primaire i Nyanza Mayaga. Nyuma yaje gukomereza amashuri ye Ikibuye muri mu karere ka Karongi kubera ivangura n'akarengane byakorerwaga bari bagize abitwaga Abatutsi cyangwa gace 73 we n'abandi banyeshuri birukanwe mu mashuri. Ariko banza by'ibinakomeye byo Mathilde yise ahungira i Burundi ari naho yarangije amashuri yisumbuye anakomerezayo kaminuza. Ahi Burundi turaza kwasuriza kuko ari naho nyakwa Jeannette First Lady yavukiye arakurira. Yize icyiciro cya mbere cya kaminuza bachelor's degree mu ishami ry'amateka n'ubumenyi bw'isi history and geography. Ntiyacumbikiye aho ngaho yasimbukiye mu mujyi wa California aca muri California State University Sacramento ajya kwityaza neza bya cyane. Nyuma yo kwimukira muri Amerika icyamagana cya 80 yize masters and masters master of arts mu mateka icyamagana cya 86 masters degree mu mibereho myiza y'abaturage social work. Ibyerekana aho yakuye igitekerezo yazanye mu Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda imitunganye UR. Ahubwo nyuma yaje guhabwa honorary doctorate mbere ku 23 kubera ibikorwa bye by'uburezi aho yigishaga amateka ubutabazi yakoreye Rwanda n'ubudiplomate aho twabonye ko akuriye abandi badiplomate. Mujye mwemera kandi munubahe abanyabigwi. Hanze y'imirimo Ambasaderi Mathilde avuga ko yikunda gusoma ibitabo by'amateka ho hambere iyo ngiyo ndetse n'ibya politiki ngo amenye uko isi iri gutegekwa. Ngo kubivuga ku Rwanda ibyinshi rabisoma akanabisesengura. Yikundira kugenda n'amaguru kubonera umwanya umuryango we n'inshuti zidasikaye. Mu biryo avuga ko akunda ngo yikunda ikijumba kandi cokeze kitari runonka ahubwo cokeje muri microwave cyangwa se oven. Ubwo twizere ko agisomeza amata ikivuguto. Kubazi neza inkuru z'ikambere mu gikari bahamya ko uyu mubyeyi ari inshuti magara imwe akadasohoka ya Jeannette Nyiramongi Kagame mufasha wakizigenza Paul Kagame. Ahari ubwo nuko bombi banabanye Burundi. Kandi burya ngo iyo nyakwa First Lady ari muri Amerika akenshi ngo yicumbikira kwa nyakubahwa Ambasaderi Mathilde. Nuko dusoje iyo uri umudiplomate burya ubu ni mu diaspora kandi ukaba n'umusirimu. Turamukeje nakomeza twaze gitwari u Rwanda Amerika. Mvuze ko dukeneye benshi nkawe ntabwo naba nibeshe na gato. Makuru. No heri nziza. Amakuru. Amazing. It was my first time to see snow. It was my first time to drive in a big city like Chicago. I have so many impressive stories I want to tell you. This is my culture now. Pretty different looking. Portland is on the south side of the city. Every day,
I see so many impressive stories around America. Hi, I'm Jennifer. I'm the on-site manager at the... Hey, I'm Rachel. My name is Richard Irakoze. I was born and raised in Africa. My job is driving. When I drive, I see so many impressive stories different to what I was used to see. Of course, I want to tell you these stories in my own words, in my own experience, in my own way of telling stories. Please consider subscribing to our YouTube channel so you can see the impressive stories I come across and I see every day when I drive around. Subscribing will help me to grow. Baraho. I'm a guru. Something like that. I'm sorry. Yes, that's it. Okay, thank you.